gushakira kuri transfer market ahantu haba hari amakuru nyine y'abatoza. Bigaragara ko yatangiye kumenyekana muri 2015. ubwo amaze imyaka 11 nibwo wamubona 2015 mu ikipe ya Tanje y'abakiri bato. Niho yahereye Etihad Tanje ariko ikipe y'abakiri bato apana ikipe ya mbere. Yego. Yarari mu batoza. Umva ko bigenda bihurirana. Akomereza muri Adrar Sus urumva n'ikipe bita Ait Melul. Amakipe nayo yakurikiranye ntabwo azwi ikinyamupira urumva. Ahantu yungirije Miguel Gamondi uyu utoza ikipe y'igihugu ya Tanzania yamwungirije muri Etihad Tanje. Nubundi turacyari hepfo. Ari umutoza w'iki wungirije ryari 2022. Yagiye mu ikipe ya RCA Zamimla Zemamra. Hari umukinnyi w'umunyarwanda dufite ukina muri iyi kipe. Rero kureba neza cyane 2023 2024 ayivamo ajya mu ikipe yitwa Branes. Umwaka umwe urumva. Ubu yungu yatozaga ikipe yita RRFC yo muri Arabia Saudite mu cyiciro cya gatatu. Nabonye numva aje kubakira kariyeri ni gahunda yitwa Ruhangwa Mboni twashizeho yo kwirinda yo kubacira urubanza oya ariko kuri CV ntabwo rwose wavuga ngo tugiye gukanga ngo dukanga ariko tukaba tugira amahirwe buriya shampiyona yacu muri kabatoza baje batari ku gatara. Oya buriya rega nawe na mahirwe abonye kuva twakwihandagaza kuvuga ku mutoza w'ikipe y'igihugu Frank Torsten akaza agacingoni agacimaka ikipe agahitoza nahise mvuga ni ibintu byo kumumira itarareka reka ntibizongere kumbarirwa. Oya ikintu buriya numva mbonyemo muri iyo seva tubwira arakoze cyane sinakwizigira. Hari ikintu watubwiye Ruth polisi ubona yari ikeneye. Polisi barwanye n'ibikombe igihe kinini. Barwanye n'ibikombe igihe kinini siritu kuri shampiyona. Cy'amahoro cyo bamaze kugitwara rwose ariko shampiyona agiye yanga. Simze ngo bahagarare. Nibyo niyo mpamvu bagiye no kuzana intwaro ziganjemo abavuye muri za Joliba, muri Ashanti Kotoko. Ntabwo ajya kuzana abakinnyi mu by'ukuri ugitekereza kuba igikombe cya shampiyona warekuye. Ngo cyo mu ijambo gato se. Ubu tuvugana. Hari abakinnyi babiri baturuka muri Kongo Kinshasa. Bari Kigali ariko babaye bashyizwe mu kato barakavamo uyu munsi hatagize n'igihinduka nibwo baza gutangazwa. N'ikipe Police Football. Yego, impamvu bashyizwe mu kato murabizi ko hariyo Ebola. Yego, bari bashyize. Oya nabagiye mu gikombe cy'isi ikipe yabanje inyura mu kato. Oya kato ni ngomba. Abakinnyi rero ni abahe. Umuntu wabamaye yanze kumbwira amazina. Ariko ikiza ambwira igihugu ambwira n'imyanya bakinaho. Nimero 6 na nimero 9. Urakoze. Nimero 6 Henry Musaga umusimbura Henry Musaga na nimero 9 ya gushaka Emmanuel Okwi. Ubwo ntago ari abakinnyi twavugaga ngo bari kuri level. Wabita Emmanuel Okwi urabizi ko muri ya test bagiye gukora y'ubuzima ngo atagaragayemo. Ntago agaragaye. Mugisha Taiti. Bivuga ngo nta gahunda ihari. Ni nko kukwereka ko wakabaye ubishakira hanze. Uyu munsi hari press conference ya police ari nayo mpamvu twagerageje kubasaba ko twakorana interview hano n'umuyobozi mushya umunyamabanga mushya batubwira ati se mwakwihanganye ibintu twaza kubikorera mu kigo n'itangazamakuru. So aba bakinyi rero niho baza kubatangariza ariko mbere yaho gato dushobora no gusohoka mu kiganiro bamaze gusohoka ku mbuga nkoranyambaga zabo. Urumva rero ko bujuje imyanya ubwo niho uhisu ubyuzuza neza ko twavugaga tuti niba kwa Christian barasimbuje twumvishe Rushema Chris yajemo n'umukinnyi w'umunyarwanda uko wabikora kose nubwo ufite ba Chemezi nabo bandi wazanye ukeneye umukinnyi w'umunyarwanda wajya kuri mu mpande twabonye nimero 10 y'abawinga baraje tubonye none ko nimero 6 ni Musaga arasimbujwe ubonye ko nimero 9 rutayizamu arabonetse ntabwo wavuga icyo wakora iki kintu uri polisi utakiri muri bya bitekerezo byo kuba washaka igikombe cya shampiyona bazanyemo amabombe twagiye dusobanura ikimuzanye twagiye tubona ko umuntu nk'uwakenewe bwibuze n'umutozo yumva ari umuntu wari witwa
technical director umutoza nawe abona ko ikipe igize gahunda kandi uwo muntu atarasanzwe aba batoza sevi yabo sinini abatoza b'abanyamaroka yari yanatekereza akavuga ngo imibare myiza nakorera muri shampiyona y'u Rwanda nanjye azatuma no mu rugo nzasubirayo ntakiri umutoza utekerezwa nk'ungirije ntakiri umutoza muto ariko numvishemo cya kintu ashobora gufatanya na mabombe polisi twavugaga tuti batubwira ko bafite interforce ariko wareba interforce uburyo ikorwa izwi hariya interforce ntiyasenyutse barayisenye niyo nari ngiye kugana none bajya kuyisenya hari pressure gatuza itangazamakuru bari batangiye kubashyiraho kandi kumvikana mubeshya ko interforce ari ikipe ya polisi ni ikipe ibayeho nabi tubwizanye ukuri abana barakora bagataha nimukurikirana imibereho yabo umwana wera wabuzakina kumva ko abonye ikipe mu cyiciro cya kabiri nka interforce hari ibyo atagusaba ariko mu by'ukuri akabigusabye akubonye uri umuyobozi agufesinze mu maso akazaho n'akantu Motanyi ava mu gutoza abana icyo wavugaga si imibereho gusa ubundi niba mufite ekipe yitwa ko irimo irarera abakiri bato twagakwiriye kuba tubona na promosiyo zabo nk'uko APR ivuga ngo hari 6 mu ntare tugiye gupromotinga nitubazamura turafatamo 3 2 tubohereze muri marine dutize umwe muri Kiyovu Sport niba uri ufite interforce ikaba idashobora gusuplying ikipe nkuru akazamo n'agapresha kuko undi bari mu nzego zimwe ari kugaburira shampiyona intare bakanabitubwira igihe bayoboza intare sizo zagaburiye Kiyovu Sport nibuka sigeze kubigarukaho intare ntago ari zazamuye ikipe yo mu Rwanda mu cyito cyane idafite umukinnyi wakuriye muri akademi yawe iyo yaba ntayo namanika agatoki twageze aho turareba mu ma ekipe yose ntago byakunda ko bakinnyi abanyarwanda bari bakese abo bantu bafite agaciro kanini so no kuvuga ngo rero interforce kwikuraho kwari uko n'ubundi mu by'ukuri intego zayo ntago zari zisobanutse ntago zari clear niba idashobora gusupplyinga ngo igaburire ikipe nkuru tukaba tutabona abakinnyi byibuza bavuye muri interforce baje gukina mu yandi ma ekipe abakinnyi bavuye muri interforce baje muri Police Football Club bivuga ngo uwo mushinga ntabwo ukoze neza nubwo wagera ku musaruro wabo songera ngo wakomeza none ndi mu nkomeza n'umvuga ngo tugana ku musozo numvishemo uyu mutoza ko afite tushe kuba yarabaye mu bato yego icyo ni kimwe ni abatoza ushaka gufatanya na mobombe nawe iyo development yayibayemo byibuze ni ibitekerezo bashaka gutanga bishobora no gutuma utekereza ukavuga ngo umutoza ubereye ekipe zacu z'abatonende ko ari n'abantu bantu bibeye ni nawe ngiye gusoreza ibi bintu namutekereje kubikora mu bikore mu buryo bwuzuye polisi kuba nawe yashyira itafari ku mupira w'u Rwanda byaba ikintu mu mateka kizahora kibukwa ariko ni nawe hantu ngenda ashaka gusoreza bikorwe bitari ukubera ko biri mu mpapuro cyangwa se kuvugwa gusa ko twagiye tunabigarukorega na APR igiye bivugurura ubu ngubu ubona ko ari amavugurura APR igenda ikora ariko twaravugaga tuti nibyo murishimira ko abakinnyi bava muri akademi ya APR wenda bakajya mu nkuru cyangwa se bakajya muri ayo ma ekipe yandi ariko se biri kuri level ko umwana nawe yanasohoka akajya hanze biri kuri level ko fondation de base umwana arimo ahabwa ubumenyi n'abatekinisi yaza agacarenginga cyangwa birasaba ko umutoza namwakira muri ekipe ya mbere ahera azera kumwigisha gufunga mu byo kwibaza ko uyu mutoza yabaje kugira ikintu afasha polisi mu kuzamura level y'abakinnyi nge ntabyo mbona ntabyo none ubwo impamvu mubwira ngo ntabyo Police Football Club n'ubu reka tubyite nk'umwaka wa transition mwashyizeho amabombe ariko azasanga n'ubundi abakinnyi mwari amaze kugura n'abatoza yewe n'abatoza basanze n'abakinnyi baraje urumva ukuvuga ngo rero aba batoza ariko reka duhere mu ikipe ya Sunrise mbere na mbere ku ikubitiro sezi ikirangira babanje kwibikaho umutoza evan bugesera ikurura bakurura finally banamwana Kamalade yerekeza mu ikipe ya Sunrise urakoze cyane Rigoga Sunrise tuyiganire neza ubu Sunrise tuvugana ikipe y'Inyagatare ifite abakinnyi 24 tayari imaze kugira abakinnyi 24 mu bakinnyi 24 10 ni abakinnyi yari ifite mu cyiciro cya kabiri yongereye amasezerano 10 muri bo bongera amasezerano umusore bita Nzabonimpa Prosper ukina muri Axe akina 5 cyangwa 4 bongera amasezerano Mugenzi Jean
ukina kuri 7. bongera amasezerano Tuyishimire Jonas Kayika ukina kuri 3. bongera amasezerano Mwizerwa Elisa ukina kuri 2. bongera amasezerano Shema Frank bakunda kwita Marlez ukina kuri 11. bongera amasezerano waramubonye mujene twari turi kumwe Rukomo bita Nyamurangwa Moses kapiteni w'ikipe ya Sunrise wa mujene twari turi kumwe akina kuri 6. bongera amasezerano Gatete Jimmy umwana wa hariya buriya numvishemo yaba Elisa yaba Gatete Jimmy buriya ni abana bakuriye muri Sunrise y'abato muribuka igikombe cya shampiyona y'abatarengeje imyaka 20 Gasogi yatwariye ishyoro cyabereye amafinale buriya iriya kipe ya Sunrise y'abato bazamuyemo abana 6 baracyagenda basirikiramo barimo yego Gatete Jimmy kina nka nimero 10. Gatete Jimmy yarya ntibamuhamagaye mu Mavubi yarahamagaye ya under 17. hanyuma Rukundo Samuel ni umuzamu. Ndikumana Christian akina hagati mu kibuga ku 8 cyangwa kuri 6, ndetse no bita Seomana Yves Prince nawe ukina hagati mu kibuga. Nabo nabakinnyi 10 bongerewe amasezerano muri Sunrise bazamuye ikipe babashimira ko bayizamuye bagomba kuhaguma. Ikipe yazamuye abakinnyi bakiri bato bava muri academy. Umva se ntaguciye mu ijambo. Hari umuntu witwa Mugabo Emmy utwandikiye ngo Gatete Jimmy ni murumuna wa Nyamurangwa Moses. Nyamurangwa Moses abantu b'Inyagatare n'abakunda cyane. Niba barabavuga bahita bavuga nasi. cyane arabata uyu muhungu wa Ntuzi hano hepfo ngati hano barakwibutsa rwose Reka nakwibutsa ko baheruka guhurira mu gikomeye cyane mu gikomeye inshuti yanjye agomba kujya agakora inkuru nziza cyane wo bitanda yambaje azajya dukorera indi nkuru nziza noneho y'uburyo abantu biteguye kwakira Sunrise murumva noneho ngo bazamuye abakinnyi 8 bava muri academy. Sunrise igira academy bagira academy kuko nje nagiye nkurikirana nibyo nabwiraga abantu n'aya marushanwa abategereje imyaka 20-17 bakunda kugaragara cyane. Abantu baginya Gatare kenshi bazayibona hari abatoza bakunda gutoza abana kenshi iri equipe idakora bo baba bakora buriya none ikiza cyabo buriya ni Nyagatare no mu nkengero zaho barakora pe barakora. Bazamuye abana 8 kuvuga ngo bafite 10 bongera amasezerano bazamura abana 8 bakuye muri academy. Byiza cyane rwose. Ikindi kintu bita bihurirana nacyo abari bavuye muri academy ikintu bita bihurirana nacyo kandi kiza umutozo uzanye iyo politiki arayumva. Muribuka ko Bugesera icyo twamenyeye kuri mwene data bana mwana Kamarade buranda byukana kuri Odette twigeze kuganira namubwira ati kimwe buriya mu byo nishimira kuri Bugesera so kwazanye umutozo nagira resultat nziza ati ne kuzi kubona abantu uzi ko banyuzamo bagatera umupira muri quartier yagiye kubareba kandi ukanababona no muri equipe yawe. Abo bakinnyi 8 bazamuye bahise bagura abandi bakinnyi 6. Ubu Sunrise imaze kugura abakinnyi 6 bafite yaguze abakinnyi 2 ibakuye mu ikipe ya Gicumbi Football Club. Gicumbi yaguze Nzeyimana Jean Petit no bita Ntibazonkiza Juma na Abarundi urabazi bavuye muri Gicumbi basinye imyaka 2 ugenda cyane agapira n'agasi cyane Jean Petit arakagendana basinye imyaka 2. Sunrise yaguze neza abakinnyi muri Gicumbi ni beza. Igura Rashid Mapoli Yakin uramuzi rutayizamu umukongomani wo mu Magaju ugenda cyane umuhinga wihuta cyane Rashid Mapoli Yakin urumva iramusinyisha amasezerano y'imyaka 2. Bazana umuzamu Mfashingabo Didier bakuye muri Bugesera yaratahaga mu rugo buri yigeze kwakinira Bugesera mutwara ikipe imanutse ikigaruka bamubwiye isaga yazamubwiye ati dusubire mu rugo muri make ni ka karirimbo ngo amata yaje asubiye gukamisha aya bandi yo gukamisha amagiye ko yo mu rugo. Mfashingabo Didier ikipe ya Sunrise yasinyishije Duru Ikena imukuye muri Gorilla Football Club. So umukinnyi mwiza cyane
hanyuma bahita bazana kapitene wa Musanze Ntiginama. Mbogamizi Ntiginama Patrick iriya dino ni nziza uvuye muri Musanze Football Club. Ngabo abakinnyi 24 b'ikipe ya Sunrise. Ntabwo idosiye tuyirangije turayikomezanya. nibyo ishatse wayinogonora turacyafitemo nk'umunota urenga nabonaga mujene hano aba yaritemye naba yaje kare arazinduka. Jean Baptiste yewe hanyuma ifite umutoza nyine banamwana Kamarade yasinye amasezerano y'umwaka umwe azakorana. Hari umutoza ujya ugendana na Kamarade utajya usigara kuva Igicumbi witwa Methode Kamari physio yewe nako fitness coach RBC barabanaga ni ahantu hose baba bari kumwe. Methode na Kamarade ni gutya ni patana rugi bamenya baranakinanye kera muri za Zebra ho urumva. Bafite n'umutoza umwungirije witwa Marcus umutoza wungirije Kamarade na fitness witwa Kamari Methode. Ntabwo ngo Sunrise irare muri soko ariko 24 ni bake ikipe ya Sunrise ntabwo ari bake buriya mukura ntigereza 25 reka aha ikubwira babiri ku muri buri mwanya kongera n'abazamu batatu. Ni ukuvuga ngo Sunrise iravuga ko ikeneye ba myugariro batatu barimo babiri bo mu mutima wa defense basanga nyine muri defense batariyubaka neza, hanyuma ndetse n'umukina ku mpande nko kuri kabiri basigaje kandi gusinyisha ba rutayizamu babiri kuko rutayizamu wabo ubushize wabazamu yaragiye muri amibare nakubwira isaza muri AS Kigali rutayizamu yari mwiza rero ikintu abandi bakoreye ngewe nzaza kumurika icyo natwaye cy'uyu mwaka rero ibyo biri confirm. Ubwo rero guhita twinjirana narinzwe atari wondi buhere mu gihe wasira taraza gutuganirira ikipe ya APR ubu nibwo ngiye guheraho ku munsi w'ejo mu masaha y'igicamunsi biciye ku mbuga nkoranyambaga z'ikipe ya APR bashyizeho ubutumwa bwa General Mubaraka Muganga akaba umuyobozi w'icyubahiro wungirije w'ikipe ya APR. Buragira buti n'abadukurikiranye kuri YouTube barabubona neza bayisabona rwose buragira buti bafana ba APR muraho neza benshi muri mwe ntiduherukanye ariko ngiye gushaka gusomera ya miseribuka ko amaso yanjye ari ikibazo atariko ari asi bibise binanira uziko ngenda na plaque y'imodoka ziparitse muri parking imanywa bise byanga hariya ariko sinshidikanya ko muri amahoro. Ubuyobozi bw'ikipe mukunda bwazirikanye ubusabe bwanyu bubahahira intwaro zikwiye ahasigaye ni ahanyu kandi birahera kuri uyu wa gatanu muri Sekafa Kagame Cup 2026. Umva sasa igikombe kirajya mu bindi twibitseho itike yo kuwa gatanu muzayibike neza kuko mu mikino yindi twakira izabahesha kureba undi mukino. Impamvu misemo rero guhera ku butumwa bwa Afande CDS ni ikintu warukomojeho ari nabwo burimo hano hagati bashyizemo bwihariye igikombe kirajya mu bindi twibitseho jangwa reka duhite duhera inyuma. Urumwe mu bantu bagize amahirwe yo kujya kureba ikipe ya APR mu myitozo no mu mukino wa gicuti Ishyorongi narakubonye harya stade yitwa Ikirenga ku Kirenga ariko ntushye mu marangamutima aba bakinnyi Afande CDS yakomojeho avuga ko babaguriye intwaro ni intwaro koko Aliyo leta wachezaji zambi zake zote mimi nimebeba byabo byose bizangeho avuga ko ari ibintu cyane mwana twiganaga kera yarangiraga ngo ngengurega ngo nzikureba avuga ngo ngo nzikurega ngomeze nk'umuntu wacuje caguwa ngo tijisho nk'umuntu wacuje caguwa bagiye kubita hejuru kuki wakoze scouting wajyana yacuje caguwa kabisa ameze nk'umuntu wasudiriye nta rinete yambaye jisho rye nibizima kabisa ngira ngo mere wenda kubakinnyi kwizigi twarekuye niho nahera kugira ngo wenda nze kuba twazanye ngira ngo twarekuye Clement sinavuga ko wenda twamurekuye ariko wenda twaratandukanye nawe dutandukana na Claude ngira ngo Clement ari umukinnyi wari umaranye imyaka ngira ngo season nimba ntibeshye neza ni nk'iya gatatu cyangwa iya kane akina na Yunus urumva iyo partnership yari umukinnyi wabaye MVP season yabanjije ngiyi urumva agaciro kiwe yari amaze kuba ngira ngo national team material yarahamagarwaga cyane muri equipe nationale yari umukinnyi ngenderwaho kandi mwiza
twarekuye kapiteni wacu Korode nta muntu utamuzi ngira ngo muri equipe nationale nawe yari amaze gufatisha umwanya uhoraho. Twarekuye umukinnyi nka Ruboneka navuga ko utari titire 100% ariko rimwe na rimwe yarakinaga même chose na Barafinda. Abanyamahanga bo twarekuye ngira ngo nta numwe wakinaga haba Mamadusi kinaga iminota mike ariko ntabwo bavuga ngo umukinnyi ngenderwaho Lamine Ba Mtunanusu Suwane ngira ngo nawe byaruko. Rero abantu twarekuye especially babana b'abanyarwanda navuga ngo nibo bari bafite akamaro gakomeye muri equipe yacu kubasimbuza rero kwarukuwe. Nta kundi rero ngira ngo harakubonye ni zone of course zone ngira ngo sinzi nimba ari umuntu ufite ifoto yiwe yazamutse nimba ifite hafi yashiraho ubundi nkabona kuyivugaho mbere nagushakire Maduzo abanza mushireho ubundi ashiraho ifoto gusa muri ari hafi iriya foto ngira ngo abantu barimo barayireba. Iriya foto irimo ibintu bitatu harimo icyo bita ngo ni hate taye yiwe harimo icyo bita ngo urimo arabwira abantu bo kuri FM abantu bo kuri FM abantu kuri Tigo barimo barayireba asade saraka hari icyo bita ngo ni hate n'umugabo Maduzo ni umusore muremure cyane harimo icyo bita ngo ni jam naganira na Aridi arambwira ngo usibye AP na equipe nationale Amavubi nta yindi kipe mu Rwanda ifite capacity yo gufata iriya shusho. Kamera nishobora kumufata yasimbutse ngo imuheze nizo kipe zonyine ziri karibu yo gufata ifoto ya Maduzo. Harimo icyo bita ngo ni hate plus jump ariko plus anticipation nimbora muri gahunda umupira werekeje ibintu bitatu bikubiye muri we. Ikindi experience yiwe n'umuntu afite communication afite igihagararo afite experience yango wavuye mu ikipe nk'amazi mbari kapiteni azi ibikombe icyo bitwa gukina rero nk'umuntu nka Yunusu. Iyo ndebye Clement hari bya bintu bavuga ngo ushobora ngo gukererwa uzi kuzakumburwa ngo aho gukibagirana no yibagiranye kurira hageze amahoro Imana ikinga kabisa eti urikumva ibiki ngeze araze bambwira bati nugeramo none uramwahura Imana ishimwe MVP uramuvuga iki Imana ishimwe kurira hageze warebye imodoka yanjye Wana kuzuna amateka mani Hukuza amateka Kuza uri umujardini Imodoka nizimaze kupakupa ibibuga abantu Mwagari ntabwo ngo mwigisha umugira No kapiteni nizo zaza muzambona njyewe uzi ikintu kiba uzayizamo ryari se ko nta munsi ugira Kwa gatanu se ni Una munsi ngira Uriya ntago ari umunsi wawe umunsi wo gufungura irushanwa ryitiriwe ugiye kuvuga ngo resha teriteri nziza nta kibazo ufite umunsi mu iminsi yose igabwe n'iyanjye nta kibazo ubwo umunsi w'abagore n'uwabo nakubwiye ufite umunsi umwe none se nta badamu bafana aperi urumva rero icyuho cya Clement ngira ngo ashobora kuzatinda akibagira nta gukumburwa nta cyuho gihari mu by'ukuri tuvugisha ukuri urebye zone ukareba experience yiwe ukareba imikinire yiwe ukareba taye ukareba hate ngira ngo nta kibazo na kimwe gihari cyo kuzakumbura umukinnyi nka Clement n'ubwo ari umukinnyi mwiza muri defense ngira ngo ku ruhande rw'ibumoso kuri gatatu aho twita kuri gatatu ngira ngo bakubaje undi mukinnyi wari gusimbura Korode mu bakinnyi b'abanyarwanda uko turi hano twese na Wasira arimo ngira ngo twari kumuhurizaho nawe ubwe nubwo ari umukinnyi ariko ntiyari kuvugaga nijoro ngira ngo ari kuvuga Christian ikimenyimenyi arabizaho namukuye ibyo yari arimo arabizi so nubwo ngo rero waramupapuye yari yarageze ku meza y'ibiganiro ntago mbizi ariko aho namukuye warahazi mu mutima warabizi so ngo n'abakinnyi twasimbuje poste kuri poste asigaba mu nzobe poste kuri poste kandi ubona yuko nta cyo na kimwe cyari kirimo to be honest nibyo Korode bafite ikintu difference yo batandukaniye na Christian mu buryo bw'imikinire wenda umwe ari foro cyane mu buryo bwo kudefanda undi ariko nakaba foro cyane mu buryo bwo kwataka so kandi urabona ziriya wing cyangwa ku myanya ya kabiri na gatatu pose zigezweho muri no minsi urebye ba Hakimi ba Mendez ubona ko ari mu buryo bwo gusatira cyane kuruta uko aba defensive so rero muri iyo myanya twasimbuje ni imyanya myiza kandi mbona abakinnyi nkuko natangiye bibabwira ariyo leta wachezaji zambi zake zote nimebeba izamu nanze kwirwa ndivugaho ngira ngo najyanye na Grand Frère yaravuye mu gihugu cy'abaturanyi hano hirya kurebana imyitozo ya APR ngo rekaze arebe ikipe ko nawe niyo afana apari ko bari umuyanga ariko afana na APR yango kari keza niyo twari turi kumwe twicanye turi batatu yakoze save oh my god Grand Frère arambwira huyu ni jini au ni nini nikamwambia wewe tulia kaka huyu ni mikono mia kama Manuel Neuer
ni igisimba igisamago urumva afite kicaye amaboko nk'ijana atori mpamya neza ko APR ishobora kuzakora rekoro nk'iya Espagne igatwara isekafa yinjijwe nk'igitego kimwe cyangwa nta gitego twinjijwe kinjijwe nande ubwo biragoye kuko itsinda ndimo ryo ni urucana kabisa buri muri groupe itsinda iryo ari ryo ryose yaba itsinda ry'isi yaba itsinda rya champions haba n'itsinda rya sekafa turabiganira nta kibazo haba itsinda rya champions yaba itsinda ry'igikombe cy'isara n'irya sekafa banza twibwirira haba hari agakipe kagomba gutanga amanota ibyo bita ngo mugabo itsinda yabaye wanyu itsinda rukamo ry'inkera y'abahizi wabaye wanyu itsinda mperukamo mu nyara y'abahizi wabaye wanyu I was not there when ari na AI njye mvuga narimo ndetse narimo nari ku murindi business when ni AI none se ndabishingira ku yawe nari makubera yanjye cyese ari gukora niki ni icagi nuko arimo yabikiyagana ngo mbonye ntumwe Jabra nginyara abayizi n'umukayimwe ko sinari impari wenda ni AI njye none se birandewe ubwo ndaza guhamagara Emile Karinda nyo nokora ko umuvugizi mukuru atarari none sinari impari wenda ni AI nkurikirane urumva rero nkuko narimo ndayivuga ngira ngo nta cyuho gihari mu by'ukuri ku bantu twarekuye n'abo twazanye ahubwo ubona ko twakoze top up ku giti cyanjye uburyo nabibonye tugeze rero muri Mediane Igoga Traore uburyo the way uburyo receiving a ball control touching yiwe half space cross uburyo vision yiwe ni kama kumtazama Lionel Messi kuri PlayStation ariko hapana mu kibuga gato IQ yiwe y'umupira understanding yiwe Traore Derengo ni amani so urumva rero ngije arimo nakubwira nibaza yuko kurekura ruboneka ukazana Traore ikibazo cyonyine gusa mfite sigaranye kuri Dr. Mpira Dr. Bingwa Mpira Talebu ikipe kuzayarinya umutwe ariko ndabona gusa azajya akora rotation bitewe na match nyirango tugiye gukina match ikomeye mbona ko ashobora kuzajya yarinya ku giti cyanjye buryo nabibonye mbona ko ari Sekiganda Dauda na Traore ariko match zizoroshye izi ngizi zindi nibaza ko nibaza yuko nshobora kudropinga nyirango Sekiganda ngasubiza inyuma ho gato nyirango Dauda Traore ubundi nkanakinisha na Dao cyangwa se Peter kipe zaba zipfa ku ruhande rero rw'ibumoso arimo nerekana igikoko bita Amani ni umuntu uri pose byo mu Giswahili ngo yuko kimya kama maji mtunguni ubona iyo tudafite umupira abatuje nk'amazi ari mu kabindi ariko gusa mu gihe tugiye kwata ntakora ibintu byinshi ngo dribble acenga umuntu agwe n'iki gusa ahubwo agira ibintu bibiri gusa azi kwipositioninga ashobora gukora passe cyangwa gutera mu izamu ni ibintu bibiri byiwe either ni passe cyangwa se gutera mu izamu iyo afashe umupira anakuwa mukari kama waya za umeme ngira ngo ujibona insinga z'amashanyarazi iyo bayiciyeho gato kera bajyaga bandika ngo danger d'amour sitagira wegere wapi ndanasaba yuko ngira ngo Ferwa Faiza dushyiraho nicyo kintu mu mugongo we bajya bandika numero 17 Amani ariko bongera no munsi ngo danger d'amour sitagira ko abadefenseri byibura kumwegera birasa kuzaba ufite étoile isolante muruta gufata wone Amani ubwo imbere simvuze watara Chiza navuze afite story neza imeze nka Bible nka Yobu muri Bible ngira ngo Yobu ngo ntigeze akora amasengesho menshi kuba muzi ntigeze anakora uvuga butumwa ntigeze pastor ntigeze akora protocol gusa ngo yakoze ibintu bibiri bikomeye nta wundi muntu kwisura bikora byatangaje Imana ngo kandi iyo wagima bakirinda ibibi byose watara rero nawe ntuzamubona yagiye muri duel n'abadefenseri ntuzamubona yacenze gusa afite ibintu bibiri ukora gusa kugira position harafa kaos kipe rero ngiye urayipanzura irangije na moja uruhande rundi yewe nawe prefera gukinisha kiwanuka hanyuma nka making ashobora ko togwi end time wafana ba pere n'ubapangiye 11 kabisa cyane 11 kabisa niyo ngiyo kipe yacu 11 n'umusimbura igomba gutwara sekafa ngira ngo wasiri yajyaga agira ikintu avuga ngo 11 n'abazungu twebwe 11 urebye n'abakapiteni oya ngo ni 11 afite plan wani 11 afite plan 11 b'abazungu ariko naho twashushanyije bashizeho plan bafite plan
ariko wa mugani wasire ubushize Abantu- nakoze agashya ko kuzana abazungu sinabereka icyo bakora bashushanyiriza n'igishushanyo bihangiye imirimo wa mugani nibwo abantu banakumvise nyuma ya Rayon Day ya yose hari ibyo wavugaga mbere ukavuga ngo ibyo mbona Gicumbi ngo aho tuba turyamye ngo byabize gutya na gutya noneho kuri Ruhango mbona abantu bagize ibyo babona ngo ni hehe kuri Ruhango mbona ubu ni gahunda ni kibandana twebwe gahunda ni Oya, kuri Ruhango mbona kwizigira no kugira Ruhango ikibazo mbona. ruhango mbona iraza Ruhango kujyamo mbona. abantu bandi kuwa gatanu ruhango mbona Ruhango wavuyeyo imboni y'ijisho urayibona ariko jangwa reka mugani kwizigira ibyo avuze abanza tubwire Ruhango mboni ariko mu isaha ya gatatu turaza kukubaza do iyi ruhango mboni urayinyuraho amahoro nuyigwaho kandi yarayiciyeho amahoro urabizi ririya rushanwa bakinaga uriya mukino bakinaga bawita iki ntiyonde oya umukino habaho basikete hakabaho rigubi hakabaho futuboro bakinaga wari uwa umupira gicuti wa reyode wari umukino w'amaguru wari umupira w'amaguru umupira w'amaguru ugendera ku mategeko ya FIFA uriya mupira wari amategeko ya FIFA wagamo amategeko ya FIFA asimbura wemera gusimbuza abakinnyi 50 ibyo ni irushanwa wari muri amwe ngo nicyo batwaye cyari igikombe ikibazo nawe uzabasimuze kuwa gatanu yewe kandi ndi mu irushanwa rya FIFA ndabasimbuza neza ndabasimbuza neza ndi gukina umupira w'amaguru ndabasimbuza neza ndi gukina umupira w'amaguru ngibyo rwose uzashyiremo abo ushaka bose nawe uzashyiremo 14 cyangwa bamubwira 11 ba APR bagororotse nyuma none ubabonye kuri Ruhango mbona 11 ba Rayon Sport ubona bakonfirime twaratubwira ati koci avuze ati njenje kugura ibinini byamerewe nabi ati koci umutwe uramuriye ati sinzi azapanga 11 mwarababonye bafise plan abazungu 11 barabonetse ariko nabona kuri YouTube ari hehe bigenze bite ngo yanga kuvuga iyo wasiratangiye kuvuga nubona imibare y'ibimane gutyo bigenda bite siko abantu bamaze gutinyuka ubu ngiye kujya ntangira kuvuga mbona abantu 8,000 n'abangahe n'amagana nga aba bantu barenga 1,800 bari gukubagana bari kujya turavana ubuze barabizi niyo navuga umuntu tumwe nabo bari imibare yuzuye nabo bari kugira ku mibare yuzuye umva ari goga ngo cyangwa nabo bari kuri nawe utangiye Rigoga nawe ariko nizere uko barimo bakwiyongera ariko barimo baragura n'amatike ni nacyo kintu ushaka cyane kubera ko njyewe ndi umuntu uzareba amatsinda yose mbere yuko ngera kuri 11 ba Rayon Sport ko nanabavuga mu munota umwe nta kibazo ndi umuntu uzareba match zose za Sekafa kubera iki naguciye mu ijambo ikipe ya Vipers imaze kugera ku kibuga cy'indege i Kanombe ni nayo ikipe yo kwitondera muri iri Vipers yankanze ni ukuvuga ngo nepo ku ikipe bantu bajya bareba shampiyona y'igihugu cya Uganda iyi ni ikipe yo kwitondera ikipe ya Vipers igeze hano izanye ikintu bita squad iri full nta mukinnyi n'umwe umujenjekano urimo Milton Kalisa Twizigi iyi kipe nyibaganirizeho gato ndi umwe mu bantu bafata umwanya nkaba nareba n'izi shampiyona zo muri aka karere yego iyi kipe muri iyi sama yaguze umuzamu wa mbere wa Gabo ubanzamo w'ikipe y'igihugu ya Gabo Lois ari mu ikipe ya Vipers yego nibyo Lois ari mu ikipe ya Vipers yego cyane bafite axe centrale itagihinduka yego ubwo aje asanga mu izamu Dennis Kigundu nawe baracyari bagomba bahanganira umwanya hanyuma hariyongeraho ko defense centrale ya buriya ntigihinduka hari abagabo batatu bahora bayisimburanamo Hilary wambaye brassard irari mukundana hakaza Tosh uburi hafi na Da Silva baba bari ngo bose bamanutse hasigaye kumenya umutoza bari buze gukinisha reka tubane 11 ba Rayon kugira ngo isaha yacu ikipe ngiye kugira ahantu biryoshye murangiye iminota ndimo ndayibara humura ahantu hakomeye cyane noneho bagufitiye umugabo witwa Nicolas Muelle niyo gatatu ya mbere ya shani yabo bayiguzira mu ikipe Nicolas Muelle hiyongereyeho noneho ko Mediane yabo nyuma yo kubura Sebagala bamanuye Farouk Mia uza wiyongera kuri Serunjogi sibyo uri kumwe na Watambara na Karimu Watambara bafite Mediane yabo ni ikinira ikipe y'igihugu ya Uganda ya shani
banahamagarwa mu ikipe nkuru benshi nibo bakunda gukina mediane yabo. Yego. Nyuma yo kubura Sebagala bahise bazana Muzee wa Kazi Farouk niwe uvuye muri Greece. Falek Meya. Linya yabo imbere yo ntago igihinduka. Imwe mu makipe yo gutinya nari maze iminsi narayikumbuye muri Sekafa ntago yerukaga kuza. Vipers yamanutse niyo kipe yo kureba washyira imbere Cesar Manzaki Vipers ku bantu batanayizi icyo bakongeraho kimwe ngira ngo bose barahari Yunus Sentamu. iyi niyo kipe yo kureba sinzacikwa match yayo iyo ari yo yose nari nkumbuye kwireba twegere kuri Murera kuko na Vipers no ndayifugira Wamaze kwipanga akazi. ubu umuvugizi wa Gor Mahia cyane ntabwo nigeze nyura hano ngo mbasaba imbabazi ariko mwarabibonye ko umunsi yinjiye mu gihugu muzamu ikipe ya Rayon Sport Dande mwarabibonye ko umuriro wiriwe wabuze mu Rwanda hose nigeze nyura hano ngo mbasabire imbabazi sinera bibabwiye ko nagira hano umutingi turi bube igihe ni None waciye amashanyarazi. mwarabibonye ko kuva Kicukiro Gikondo Nyamirambo Kigali yose umuriro wari wabuze umuriro wiriwe wabuze ndabasaba imbabazi byatewe na Dande Junior Na Dande Junior. niwe wari wabiteye Eh. axe centrale y'ikipe ya Rayon Sport ntihinduka ni abanyamahanga babiri nta n'impamvu yo kuvugaho byinshi mwarababonye Chiplao na Matumon. na Charles Matumona Charles na Matumona Na Matumona. nibo bagomba Bakona. gukinana iburyo Kabange kapitene arahari ibumoso Ganijoro arahari ubu ibintu byose ni amahoro hariyongeraho yuko rero mediane y'ikipe ya Rayon Sport ubu ngubu mu bukwe tugiye guca impeta Nta meta nta mpeta zizongera gukoreshwa mu bukwe hazajya hakoresha ijambo jingale uzajya uvuga jingale. ubwo nibwo uzajya wamaze kuyambika umuntu ukivuga ngo jingale Jingale. bisimbuye impeta ikimenyetso cy'urukundo mu Rwanda ni jingale koze cyane grand frère nicyo kimenyetso cy'urukundo ukivuga ijambo jingale urukundo rurahari Urukundo rwaseseka. hanyuma Muderi Akbari we ni umuhuza aho bakeneye gukora ibiraro bitwaze Akbari aho bakeneye gukora internet yihuta mwitwaze Akbari ibintu byose bihuza abantu mushireho Akbari Mudera Akbar. yego si ngombwa ngo muzajye mujya gusenga kubera ko ibitangaza Imana bizanye mu Rwanda twe dusanzwe dufite seti merveille du monde Yego. ariko 8e merveille du monde yageze i Kigali ndayivuga mpagaze Isa Jigiba nakongera nkicara ntaza gucibwa amafaranga ku mahame yose niciriyeho hanyuma hari umugabo witwa Atiso aba hari Atiso yiturije Kocho. ameze nka Fanta Sprite yibereye mu icupa ibeshye icuguse yicuguse gatoya hano hari amazi ari mu gacuma aha hari Fanta fanta ya Sprite Sprite. yiturije cyane hanyuma hakaza Eritatu tayari bamushyize mu babanzamo isezerano rya kera ni Mose wakase inyanja mo kabiri isezerano rishya na bibiri n'ikinyejana cya 21 ni Eritatu umanyira ibintu byose mu karere nje hano rero impamvu nashakaga kuvuga line up yanjye bihura